N'amakuru ni inkuru y'incamugongo, inkuru ikomeje gushengura imitima y'abantu bagiye batandukanye. Ni inkuru y'urupfu rw'umwana w'umukobwa witwa Aime Justine. Mu by'ukuri ntabwo nabona icyo mvuga kugira ngo mpumurize umuryango w'uyu mwana, agahinda mama w'uyu mwana afite babashe kukabona mwakumirwa. Uyu mwana w'umukobwa yaje kuza kuba yakwitaba Imana mu buryo buteye agahinda, mu buryo bubabaje. Nahoze ndeba amafoto ye mbona ukuntu yabaye, numva umutima urandiye, ngira n'ubwoba bwo kuba nayabereka bitewe n'uburyo ameze. Hari abantu baba bafite imitima yoroshye, so rero munyihanganire njyewe mbe nabagezaho inkuru y'urupfu rwa Justine, ariko kandi dukomeze kwihanganisha umuryango we, ubwo twizeye yuko Yesu yapfuye akazuka, ariko twizera yuko Imana izazanana na Yesu abasinziriye muri we. Nkunda kubwira abantu nkabwira ngo naho Yesu yatinda, urupfu rwo ntabwo rutinze, ahubwo ruratwegereye kuruta imyambaro twambaye. Hanyuma niba ari ubwa mbere ugeze ahangaha kuri uno muyoboro wacu inkuru yihutirwa, reba neza ku iryo jambo subscribe, uri kandi ufungure n'inzogera, ubundi tujye tubana mu nkuru tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Inkuru ya Justine ni inkuru ibabaje cyane, ni inkuru nshaka ko njyewe nawe dukuramo isomo rikomeye. Amakuru avuga ko Justine ku itariki ya 21 gutyo z'ukwezi kwa mbere aribwo yakoze impanuka ya moto, ayikorera hano mu mujyi wa Kigali. Akaba yaranasanzwe atuye hano i Kanombe, ariko iwabo kavukire akaba yari mu karere ka Muhanga mu ntara y'Amajyepfo. Uyu mwana w'umukobwa akimara gukora impanuka yahise ajya muri koma, ayimaramo iminsi 3. Muri iyo minsi 3 ayivuyemo avamo ibintu byose yarabyibagiwe, nta kintu na kimwe yibuka. Akaba rero yari amaze ibyumweru 2 arwariye mu bitaro bya Masaka, ariko kugeza kuri ubu ngubu akaba atakiri kuri ino si y'abazima bitewe n'uburyo yari yababaye. Nahoze ndeba uburyo umutwe we wabaye, umva ndikanze, numva agize ubwoba. Nk'abantu yarababaye, uyu mwana w'umukobwa yarababaye. Ntabwo njyewe nagira imbaraga zo kuba nazana ifoto ye y'uburyo yari yarabaye mu mutwe, munyihanganire, ariko umwana umukobwa yitabye Imana ababaye mu buryo buteye agahinda. Mama we afite agahinda gakomeye, afite agahinda nabona uko nsobanura. Abari hafi y'uyu mubyeyi bamusange, bamube hafi. Uyu mwana w'umukobwa akaba yabaga nyine hano i Kigali muri famiye, akaba yari yarasoje kwiga kaminuza umwaka ushize wa 2025, nibwo yari yarasoje kwiga kaminuza, ngira ngo ni muri IELK nko muri kubona kuri screen zanyu. Rero Imana ikomeze kumuha iruhuko ridashira, ngo isezerano ry'umwana w'umuntu ngo rirangirana n'iminsi ya muntu. Icyakora Uwiteka iyo ari we usezeranye rihoraho, kubera ko nawe ahoraho. Rero bikaba biteganijwe ko Justine azashyingurwa ku wa mbere, nibwo azashyingurwa hariya mu karere ka Muhanga n'ubundi. Ubwo rero abari hafi y'uyu muryango bazabasange, babe hafi, babafate mu mugongo. Ibihe biba bitoroshye, ariko nakundi Uwiteka uba washimye ko byose biba abazi impamvu. Ariko kandi
ngo Yesu yabonye ko dutinya urupfu arangije aruhindura irembo ryanjye nawe. Rero munkundire tunyuze n'amaso mu bitekerezo by'abantu bagiye batandukanye, ariko mbabwira ko Justine nyine yazize impanuka ya moto. Uyu nguyu yitwa Landry yagize ati rest in peace. Uyu nguyu yitwa Gloria yagize ati yo DC ndabona yari urungano, Imana imwakire mu bayo, rest in peace. Uyu nguyu yitwa Tony yagize ati mana koko Imana imwakire mu bayo, TikTok umenya ariyo kundiza gusa. Uyu nguyu yitwa Console yagize ati Imana ikwakire mu bayo kuko twe ubwacu kubyumva biragoye. Uyu nguyu yitwa Ben yagize ati rest in peace. Uyu nguyu yitwa Gift yagize ati mana urubyiruko dukeneye ubutabazi bwawe. Uyu nguyu yitwa Josiane yagize ati mukomere nubwo bigoye, Imana imwakire mu bayo. Uyu nguyu yitwa Fanny yagize ati uyu mwana azize iki koko. Uyu nguyu yagize ati yazize impanuka. Uyu nguyu yitwa Marie yagize ati Justine Imana yagukunze kuturusha, gusa ababyeyi Imana ibakomeze, biragoye kubyakira ko utakiriho. Uyu nguyu yitwa Ndengeyingabo yagize ati yo Yehova amutuze muri paradizo. Uyu nguyu yitwa Dina yagize ati may hustle rest in paradise. Uyu nguyu yagize ati may hustle rest in peace. Uyu nguyu yagize ati imigambi y'Imana irasharira n'ubu sindabyumva pe. Uyu nguyu yagize ati ariko mana iyi si ntihatari. Uyu nguyu yitwa Mado yagize ati Imana imwakire mu bayo, ati yazize impanuka. Uyu nguyu yitwa Domin yagize ati condolence. Uyu nguyu yitwa Rosine yagize ati mukomeze kwihangana. Uyu nguyu yitwa Liliane yagize ati yo ariko mana be strong. Uyu nguyu yagize ati rest in peace. Uyu nguyu yagize ati eme n'ukuri biragoye kumva ko utuvuyemo, gusa buriya Imana izi impamvu kandi igutuze aheza. Uyu nguyu yagize ati ese yazize iki. Uyu nguyu yagize ati yazize impanuka. Uyu nguyu yagize ati ese yazize iki ko mutatubwira. Uyu nguyu ati twabwiye ko yazize impanuka. Ngayo ngira ngo ibitekerezo by'abantu bagiye batandukanye, ibitekerezo by'abantu mbagejejeho namwe murabyiyumviye. Amakuru avuga ko Justine yazize impanuka. Rero Imana imuhe iruhuko ridashira kandi imutuze aheza. Ngira ngo Justine mu mwaka w'ibihumbi 2024 nibwo yarangije muri iyerika, ego ngira ngo niho yarangije kaminuza rwose muri uriya mwaka. Ngira ngo yakoraga n'ibintu bijyanye donc n'ubufotogarafi, gufata amavideo, ngo ngira ngo nyine yize multimedia muri iyerika. Ngira ngo nuko rero bimeze. Ubwo ngubwo abari hafi y'uno muryango bagende bawusange, bahumurize, babafate mu mugongo. Nibihe umuntu aba akeneye ko abantu bamuba hafi. Imana ikomeze kumuha iruhuko ridashira, kandi twizere yuko mu gitondo cya kabiri cy'umuzuko tuzongera guhura n'abacu basinziriye, inshuti n'abavandimwe, kubizera yuko nyuma y'ubuzima hari ubundi buzima tuzabamo. Hanyuma rero mu nkundire mbagezeho ubutumwa buboneka muri Luka ibice byaho 43, avuga ngo nuko muhore mukenye kandi amatabazi yanyu yake, mumere nk'abantu bategereza shebuja hagarukira ava mu bukwe, kugira ngo nakomanga bamukingurire vuba. Hahirwa abagaragu shebuja azaza agasanga bari maso. Ndababwira ukuri yuko naza azakenyera akabicaza akabahereza, naza mu gicuku cyangwa mu nkoko agasanga bameze batyo, bazaba bahirwa. Namwe umenye ibi yuko iyaba
nyir'inzu yamenyaga igihe umujura azazira yabaye maso, ntiyakunze ko inzu icukurwa. Namwe muhore mwiteguye kuko umwana w'umuntu azaza mu gihe mudatekereza. Mu yandi magambo yari nshatse kubwira ngo ujye uhora witeguye, kubera ko iherezo ryawe ryagusanga mu nzira ugenda, iherezo ryawe ryagusanga mu buriri uryamye, iherezo ryawe ryagusanga ariho hose. Niyo mpamvu tugomba guhora twiteguye kandi turi maso. Kandi nkunda kubwira abantu nkababwira ngo abazima bazi ko bazapfa, ngo ariko ngo bapfuye ntacyo bazi. Rero mu yandi magambo, kubera ko uzi ko uzapfa, nkaba nzi neza ko nzapfa, turi abanyamugisha. Ni ukugira ngo rero dutunganye ibidatunganye. Ukomeze rero kwihangana